Kera cyane hari agace keza kabayeho. Ako gace kari agace k'icyaro kari gaturiye umugezi. Muri icyo cyaro hari hatuye umusore muto witwaga Mikayeli. Mikayeli yari ikinege, yaritondaga cyane kandi atuje ku buryo n'umwana muto w'imyaka 10 yashoboraga kumutuka Mikayeli akamwihorera. Uwo musore yari afite inzozi zikomeye mu buzima bwe kandi yari afite ubushake bugaragara bwo kuzigeraho atitaye ku bicanenge byose byamubagaho muri ubu buzima. Yari yiteguye guhangana n'ibicanenge byose. Gusa nubwo byari bimeze bityo, yari azengurutswe n'abantu babi batamwifurizaga ibyiza. Bumvaga bifuza ko ntaho yagera. Mikayeli nawe yaje kuvumbura ko hari abantu benshi bamusubiza hasi, bagatuma atagera aho yifuzaga we ko yagera muri ubu buzima. Benshi muri abo bamurwanyaga hari harimo inshuti ze, abo biganaga, abo mu muryango we ndetse n'abaturanyi be. Bwa mbere Mikayeli yabanje kujya yirengagiza abo bose bamurwanyaga ndetse banamusubiza hasi, ahubwo akita ku nzozi ze. Gusa uko igihe cyagiye gishira, byatumye agenda yitera icyizere. Yatangiye kumva ko ashobora kuba nawe atari shyashya, ahubwo ko ashobora kuba ari umunyantege nke. Abamurwanyaga bari bamaze kumuca intege ku buryo bugaragara, nawe ageze aho yumva ko hari icyo agomba gukora. Yegereye abo bose bamurwanyaga ndetse banamuvuga nabi, ababwira uburyo bituma atagera ku ntego ze. Bamwe muri bo bemeye amakosa yabo maze bariyunga baba inshuti z'ukuri. Ni mu gihe abandi banze kuva ku izima, ahubwo bakomeje kumurwanya. Kuva uwo munsi Mikayeli yatangiye kwirengagiza izo nshuti ze mbi, ahubwo atangira kwiyegereza inshuti z'ukuri zikamutera umwete wo kugera ku byo ashaka kugeraho muri ubu buzima. Umunsi umwe ubwo Mikayeli yari yicaye munsi y'igiti kinini cyegereye umugezi, bamwe mu bamurwanyaga bari bamaze kugira amafaranga banyuzeho Mikayeli yari yicaye, maze baramwegera baramubaza bati, ni iki watekerezaga kuzageraho ahazaza hawe? Barongera baramubaza bati, ese ni iki umaze kugeraho ubu ngubu? Muri ako kanya ntacyo Mikayeli yagombaga kuvuga kuko ntacyo yari yaragezeho. Gusa yari abizi neza ko aricyo bamwifurizaga. Niyo mpamvu yicecekeye maze ntiyagira icyo ababwira. Ntiyababwira ibyo yatekerezaga kuzageraho muri ubu buzima. Nk'uko byumvikana, Mikayeli yari amaze gucika intege cyane. Niko kwigira inama yo kureba umuntu mukuru yakwegera akamugisha inama zamufasha kwigarurira icyizere. Yegereye umumonaki wari umujyanama mwiza cyane. Mikayeli yaragiye ajya kureba umumonaki. Ageze yasanze uwo mumonaki yaramenyereye gukemura ibibazo by'abamugana. Mikayeli yamutekereje ibimuho byose, aramubwira ati, abantu banca intege, baransuzugura cyane igihe cyose babonye uburyo. Umumonaki yaramumwenyuriye aramubwira ati, Mikayeli, abantu batangira kugira ishyari ndetse no kuvuga nabi iyo babonye ko hari icyo ubarusha muri ubu buzima. Ugomba kwishimira ko abantu bakugirira ishyari ndetse bakanakuvuga nabi. Ibi byerekana ko hari icyo ubarusha ndetse hari ubushobozi ubarusha muri urugamba rw'ubuzima. Mikayeli yabwiye uwo mumonaki ati, ngaho nyigisha uburyo nkwiye kubana n'aba bantu. Uwo mumonaki yashubije Mikayeli ati, muhungu wanjye, abantu benshi bahura n'ibibazo byo kugira ababarwanya, haba mu magambo ndetse no mu bikorwa. Abantu batishima ndetse ntibanezezwe nuko abandi barimo kugera ku byo bashaka muri ubu buzima ni benshi cyane, baruzuye. Gusa uyu munsi ngiye kukubwira ibintu bibiri byatuma uhungira kure abantu babi mu buzima bwawe, ukabaho ubuzima bukunejeje. Uburyo bwa mbere bwo kwirinda abakurwanya mu buzima ni ukwirinda kubereka ko ubitayeho. Niba ushaka kugera ku ntego zawe, ukwiye kwita ku byo ukora, ugahora ugenzura intego zawe, ukareba ko urimo kuzisatira. Ntukemere ko hari icyatuma ucika intege. Ugomba guhora ureba ibigufitiye akamaro kandi ukareba ibyo ufiteho ubushobozi. Mikayeli, iyo dushyize imbaraga n'intekerezo ku byo dukora, nta mwanya tubona wo kureba ibicantege byose ndetse n'amakosa y'abandi. Uburyo bwa kabiri bwo kwirinda abaguca intege mu buzima ndetse n'abakurwanya ni ukwirinda kubasubiza. Guceceka ukabihorera nicyo gisubizo cyiza. Wowe ukwiriye gukomeza ugakora ugamije kugera ku byo ushaka mu buzima bwawe bw'ahazaza ndetse n'ako kanya urimo. Uko usubizanya nabo niko ugenda ucika intege, ukaba watangira kumva ko hari icyo bakuvugaho by'ukuri.
Niyo mpamvu buri gihe uko ubonye umuntu mubi nk'uwo ugomba guhora witeguye kutamuha umwanya wawe. Ntugahe umwanya umuntu ushaka kukumvisha ko uri muto, ko ntacyo ushoboye ndetse ko nta naho uzagera. Ntugahe umwanya abantu bakwicira amarangamutima bagatuma wumva ubabaye. Michael, ugomba kumenya ko abantu babi uba mwiza kuri bo iyo ufite icyo ubamariye. Abameze batyo iyo ntacyo kibamariye nta nubwo bibuka ko hari icyo wigeze kubakorera, habe namba, ahubwo bibuka ibyo utabakoreye gusa. Nukurikiza izi nama nkuhaye ntabwo uzongera guterwa ubwoba n'abakurwanya, ahubwo bazatuma ukora cyane ugere ku ntego zawe zose wifuza. Uwo mumonaki amaze kugira Michael inama yafunze amaso, maze Michael aramushimira cyane, asubira iwabo mu cyaro. Michael yakurikije izi nama zose yagiriwe n'uwo mumonaki, atangira kugira ibitekerezo byiza. Buri gihe uko yahuraga n'umurwanya, Michael yibukaga za nama ebyiri yahawe, byatumye Michael akora cyane agera ku ntego ze mu buzima bwe, ndetse aca kuri babandi bose bamurwanyaga. Inkuru yacu ntaho irangiriye. Niba wakunze iyi nkuru, kora subscribe, comment, like na share tujye tubana mu bindi biganiro. Nitwa Charles Gahigana, hasta la vista.